iki ni igitondo kidasanzwe kandi ni igitondo data turemeye kugira ngo tukishimiremo. Hari byinshi bitugora, hari byinshi biturusha, kandi hari byinshi bidutesha umutwe, ndetse isi irabaga abantu nta kinya. Sinzi uwavuze ngo isi nayo irimo irashaka guteza abantu cyamunara, ngo ariko ijuru rirabagura. Ndangije ndamubaza kubera iki, aravuga ati nujya kureba urasanga isi irababaza umuntu wese. Iragenda igahera ku muntu udafite ubushobozi ikamukanyaga ikamukamura, yagera ku ufite ubushobozi nawe ikamubuza gusinzira. Ambwira ati iyo ni isi iri kuvangavanga abantu, atariko nubwo ushaka kumera nk'ibateza cyamunara wagira ngo yabarambiwe, ariko ijuru ryo rirabakumbuye, ntabwo ryakwemera ko abantu bakomeza gutagangara. Yabitewe n'iki kuvuga gutyo? Yabitewe n'ubuzima, yabitewe n'ibyabimugoye, yabitewe n'ibyabimucanze, yabonaga bimuvunnye kandi bimuruhije, atabona icyerekezo cy'igisubizo cy'ibyo arimo arasengera. Benshi hari ubwo basenga bakabona bidakunda, bagasenga bakabona bitemera, bagahamagara bakabona ntibikunda, ndetse bataha cyangwa se aho bageze bakabona nta mpinduka, bakagira ngo uwo babwiye ntiyabumvishe. Ariko umuririmbyi aravuze ngo byose arabizi, ibyo uhura nabyo arabizi. Avuga ati nanjye ukubwira ibi yarandengeye, ndi umugabo wo kubihamya. Nawe utekereje neza, hari ibyo data yakurengeyeho, nawe wafatanya natwe gushima. Nge Ndikuzo Emmy, ninge tuzindukanye ku 102.8 Radio Umucyo. Turazindutse kugira ngo dukore akazi ko gushima muri twe, tubikore nk'abadahatwa, tubikore nk'abatibutswa, ahubwo tubikore nk'inshingano, tubikore kuko dukwiriye gushima. Tuzindutse muri iki gitondo twibatuye. Benshi ntago byabakundiye, benshi ntago byabashobokeye, nanjye ubwanjye byari bingoye muri iki gitondo. Kubera iki? Hari byinshi bishobora kuba impamvu, hari byinshi byaba impamvu zatuma umuntu aba atakangutse. Wowe wakangutse, wowe uri kunyumva muri iki gitondo, habwa umugisha n'Imana ko wazindutse. Kubera iki ko wazindutse? Kugira ngo dusengane. Nuko umutima wawe wari ufite inzara n'inyota yo kubikora, nuko wari ubinyotewe, nuko wabonye uburyo ukazinduka. Imana iguhe umugisha. Ntago byoroshye muri iki gitondo. Rimwe na rimwe hari ubwo duhura n'imiyaga kandi ikatuzunguza. Rimwe na rimwe hari ubwo duhura n'amajwi aduca intege. Rimwe na rimwe hari ubwo duhangana n'ibyigize nabi imbere yacu kugira ngo dutambuke. Ariko data arabizi ibyo unyuramo byose, nubwo bigukomereye arabizi, kandi ndabizi neza ko hari umunsi umwe uzavuga uti data wandengeye, wanyeretse kubizi, ndabikubwira. Maze kubikubwira urabyumva, kandi wabikozeho nk'umubyeyi. Iki gitondo tuzindutse rero, sinzi uko uryamye. Wenda uraryamye uri kumwe n'umukunzi wawe, wenda uraryamye uri kumwe n'umubyeyi wawe, wenda uraryamye muri iki gitondo uri kumwe n'abana bawe, wenda uraryamye muri iki gitondo uri wenyine, wenda uraryamye muri iki gitondo aho uryamye ku buriri bwawe urumva ufite ubushyuhe bwo kumva utabyuka, ariko urumva radiyo iruhande rwawe. Uhabwe umugisha we wamaze guhaguruka ngo dusengane muri iki gitondo, kubera ko ufite gahunda nyinshi uyu munsi, ariko ndabizi neza ko wamaze kubyuka uri kunyumva. Dusengane, ibyo ukora byose tube turi gusengana. Hanyuma wowe uricaye urabyutse uravuze uti reka nsengane n'abazindutse mu gitondo bibatuye. Nawe urazindutse muri nibature urasenze. Ndarigendagenda mu nzu, urimo uragendagenda mu nzu, uragendagenda mu nzu usenga, uragendagenda uzenguruka usenga. Mu izina rya Yesu ndafatanya nawe gusenga muri iki gitondo. Uriho uzenguruka, uriho uzenguruka, uriho uzenguruka. Ijambo ry'Imana riravuga ngo bashakana umwete bazambona, bazenguruka urazenguruka. Ijambo ry'Imana riravuze ngo nimumushakana umwete muzamubona, kandi gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. Nawe ugize umwete muri iki gitondo. Yesu aguhe umugisha, Yesu akugirire neza. Shitani yigaragambije muri iki gitondo, fata ijwi ryanjye arariniga rwose, arariniga ku buryo bushoboka. Ndagira ngo ubwire ko none ntari gusenga kugira ngo mbashe kuvuga ubashe kunyumva byagorana. Sinzi impamvu
yariniganize, ariko arabeshera ubusa. Ni hahandi tuzasenga mu gitondo, tuzasenga ku manywa, tuzasenga bukeye, tuzasenga nimugoroba. Ndabizi neza. Noneho amaze kuriniga no kurizingazinga ngo ntavuga, ntabasha kuvuga, arangije mu gitondo niho ndazinduka nza gusenga. Neza umuyaga mwinshi cyane, mura n'umuyaga, ariko byose arabizi. Icyo gitondo si icy'ubusa cyo kuzinduka. Nawe uri kugenda se, uri gutambuka ariko ufite akaradiyo, uraga mu mirimo yawe, jya muri siporo, hari ibindi ugiyemo, ariko ijwi ryawe ririmo riravuga mu mutima. Ijwi ryawe ririmo riravuga mu mutima, amatwi yawe arumva, yirengagije ibindi byose. Muri iki gitondo ijwi ry'Imana riravuga ngo humura mwana wanjye. Iryo ni ijwi ritazabura mu matwi yawe. Turiho turaca mu bihe bigoye, turiho turaca mu bihe bikomeye, turiho turaca mu bihe ruhije. Hari byinshi byaduhemuza, hari byinshi byaduca intege, hari byinshi byatuma tutavuga. Hari wenda umuntu agaceceka ntavuge. Hari igihe ugera mu kibazo kumva ntiwabasha kuvuga. Hari igihe ugera mu kibazo kumva birakugoye. Hari igihe ugera mu kibazo kumva ibiniga nibyo bigufata, ugafatwa n'ikiniga, amarira akaza ari menshi, kumva umutima urihebye, kumva uri kure cyane. Ariko muri iki gitondo ndakwinginze ngo nshuti yanjye, fatanya nanjye gusenga. Bwira Imana ngo muri iki gitondo ubwo nzindutse, ariko nibutse ko byose ubizi, nibutse ko byose ubizi. Abahamije ko wabarengeye, nanjye ntabasha guhamya ko wandengeye. Nabonye ukuboko kwawe, nabonye ineza yawe, nabonye kugira neza kwawe, nabonye gukora kwawe, nabonye ibyo ungenera byose ni ibyiza, nabonye ibyo ungenera byose ni ibyiza, nabonye ibyo ungenera byose ni ibyiza. Arabizi ibyura nabyo byose, nubwo bigukomereye arabizi. Nanjye yarandengeye, ndi umugabo wo kubihamya. Nanjye ubwanjye ndi umugabo wo kubihamya ko yandengeye. Data yarandengeye, data yarakurengeye. Iki gitondo dufite amashimwe kubera ko data yaturengeye. Byari bikomeye, byari bitugoye, twari tubuze icyerekezo, twari tubuze aho twerekeza. Twumvisha amashimwe y'abacu, twumva imirimo y'abacu wabakoreye, twumvisha ibyo wakoreye abacu hakurya ya Yoruda, twumvisha ibyo wabakoreye bambuka inyanja itukura, twumvisha abacu bari bajujubijwe n'ibibazo, twumvisha abacu bari babuze ubuzima, twumvisha abacu bari bakomerewe n'ibibazo, twumvisha abacu bari babuze aho batambukira, twumvisha abacu bari mu ntambara, twumvisha abacu bari mu nzara, twumvisha abacu bari bagize ibyago, twumvisha abacu bari bageze mu kaga, twumvisha abacu bandi twarababonye n'amaso yacu bambuka nta buryo bwo kwambuka, ariko wabahagazeho. Izina ryawe rihabwa icyubahiro, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turazindutse muri iki gitondo, sinzi uyu mubyeyi uko ameze, sinzi uyu mugabo uko ameze, sinzi uyu mukobwa uko ameze, sinzi uyu musore uko ameze, ariko ijisho ryawe riramureba, ijisho ryawe riri kuri we, ijisho ryawe ryanze kuva kuri we, riramureba uko atabaza, riramureba uko ataka. Benshi pureve yarangiye, ariko n'ejo warishyuye. Nubwo pureve irangiye, ariko inzu bayibayemo wishyuye. None barabona bajya hanze, bariho barasezererwa ngo mugende mujye gushaka inzu ahandi. Nyamara ubasezerera arabizi neza ko ejo bundi baramwishyuye.
none uyu munsi baramubwira ko bitakunze, ntashaka kubyumva, kubera ko iteka akubwira ko afite keredi, kandi ubundi koko inzu niyo imutunze, ariko arabasohora arabashyira hanze. Ntago bafite aho baja kuryama, ntago bafite aho berekeje ibintu, ntago bafite aho bari bugane, ntafite aho ari bujana abana. Ariko ndabizi ko nonaha wakwiyerekana, nonaha wakwiyerekana, nonaha wakwiyerekana, nonaha wakwitamurura, nonaha wakwigaragaza, nonaha wakwigaragaza. Ijwi ryawe ni ryiza, riravuga ryongorera, kandi uko ryongorera niko benshi bumva, niko benshi bumva. Ibyo byose wumva biza mu matwi yawe, ibyo byose ubona birimo birakwataka, byose arabizi, kandi byose abirusha amaboko. Erega nanjye yarandengeye, ndi umugabo wo kubihamya. Ibyo ubona byose arabirusha amaboko. Uwiteka arabizi, kandi byose yiteguye kukurwanirira. Ndabizi ko muri iki gitondo nta handi wabona gutabaza. Ndabizi ko imiti yose bayiguhaye wayinyoye bikanga. Ndabizi ko umaze igihe kinini uryamye uhetamye umugongo. Ndabizi ko umaze igihe kinini abarwaza bakakwinura. Ndabizi ko umaze igihe kinini yewe wagize ubuzima bwiza hatambutse. Twabonye benshi bagize ubuzima bwiza, birangije imibiri irabahinduka, birangije imibereho irabahinduka, birangije ibihe birabahindukana. Uyu munsi bari mu kaga, bandi barapfa bashize mu mwuka, bandi barabashinguye barabibonye, bandi bazabashingura ejo wabibonaga. Ariko wowe uri muzima, nishimwe rikomeye. Wabwira Imana uti wampagazeho, ubundi umutima wateraga nabi sinakabaye nkiriho, ubundi umubiri wari wanze sinakabaye nkiriho. Ntabwo Imana ikiza umutwe wigize nabi ngo idukize ibicurane, ngo idukize malariya, hanyuma inanirwe kukiza kanseri, inanirwe gukiza kanseri, inanirwe gukiza sida, inanirwe gukiza umwijima, inanirwe gukiza diyabete. Byose yabikiza. Hari umunsi ubuzima bwawe buzagera ku iherezo. Umunsi niba utaragera, Data agufite mu biganza bye, akigufite, muramburira amaboko, ubwira uti Data, mbonye ineza yawe, mbonye urukundo rwawe, mbonye ubuntu bwawe, mbonye kugira neza kwawe. Numvishe mu matwi yanjye, numva ijambo rimbwira ngo nimpumure mu izina rya Yesu Kristo. Kino igitondo kidasanzwe, n'ikindi gitondo cy'umugisha. Uramutse uri muzima, bandi bagiye batakiriho. Uramutse uri muzima, bandi bageze ahacecekerwa, ariko uracyariho. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Isi iratubabaza, isi iratubabaza, ariko ninde wo kuririra, ninde wo kubwira ikibazo usibye Data wenyine? Ninde wo kubwira ibidukomereye usibye Kristo wenyine? Ndabizi neza ko muri iki gitondo imibereho baye niyo gushakisha, niyo gusha inshuro, ariko uraterateranya ukabona imibare iragusiga. Uraterateranya ukabona uyu munsi bari burye rimwe gusa. Uraterateranya ukabona ntibari burye. Uraterateranya ukanga, uraterateranya bikanga, ugafata umwanzuro wo kujya kwikopesha. Izi byose birakuvuna, nabizi byose iyo bihuje biranga.
ndabizi iyo byose ubitekinitse biranga, ndabizi iyo wibwiye kugira uko bigenza biranga, ariko byose data birusha amaboko, ariko byose data birusha amaboko, ariko data byose birusha amaboko. Ese ni ayahe magambo nagusomera yagukomeza nshuti yanjye? Ni ayahe magambo nakubwiriza muri iki gitondo akagukomeza? Ni irihe jambo muri iki gitondo naguha rikagutera inkomezi? Ese ni iki nakubwira muri iki gitondo kikarema umutima wawe? Ariko ijwi ry'Imana rirakongorera, ijwi ry'Imana rirakongorera ngo humura mwana wanjye, byose ndabizi, ndabizi kuri kumwe n'abafite ibihamya by'ibyo nakoze, ariko humura nawe turi kumwe. Ndabizi ko nonaha amadeni akurusha uburemere, arusha ibitekerezo byawe uburemere, nyamara wikopesheje ubona nta na kimwe gihari. Wagiye gufata ideni ubona byose byanze, ariko kuryishyura byabaye ikibazo. N'abatereza icyamunara, inzu yamuvunnye ikamubeza kuya, ukabona barayijyanye. Umutungo wamuvunnye, umutungo w'iwabo cyangwa umutungo yavunikiye, akabona barawugurishije. Amafaranga yafashe nta kintu yamumariye, hari n'abafata umwanzuro wo kwiyahura. Ndabizi ko nawe muri iki gitondo wabonaga nta kindi cyerekezo gisigaye usibye gufata iya mbere ukajya mu mugozi, ukajya kwiyahura, ukajya kwimanika, ukajya gusimbuka, ngo urimo uraruhuka, uragira ngo usige ibibazo, ariko ntutekereza neza. Ndagira ngo nkubwire ko urabona ibyo data yagutambukijemo, ikindi abasigara bateje ibindi bibazo bikomeye, abo biteje akaga. Ndabizi ko uri umugabo mu rugo, bana niwe bareba, umugore niwe wareba, nyir'inzu niwe wareba, ibyo ugomba kwishyura n'ibyo ubazwa byose ni wowe bireba. Nyamara urareba hepfo haruguru byanze, urareba hirya no hino byanze, ahantu hose byanze, ahantu hose uri gushakisha byanze. Ariko nyumerera muri iki gitondo nkubwire ngo arabizi ibyo uhura nabyo byose, nubwo bigukomereye arabizi. Erega nanjye yarandengeye, erega nawe uri kunyumva yarakurengeye, erega nawe bimeze gutyo yigeze kukurengera, akwereka ineza ye, akwereka imbabazi ze. Niyo mpamvu muri iki gitondo dufashe iya mbere, turashimye, turavuze ngo data uhabwe icyubahiro. Nawe akubereye maso, wakugirire neza, humura arabishoboye, kandi byose arabishoboye, ndetse byose arabizi. Ubwo bigukomereye byose arabizi, ariko turagenda dutambuka dukomeza. Yesu araduhagije, Yesu araduhagije, Yesu araduhagije. Ndabizi ko muri iki gitondo umuntu wese yakwigisha, hari n'uwaguhumuriza. Nigeze kugenda gusura umuntu, genda gusura umuntu wari ushonje, hanyuma nanjye ngenda nshonje, nari nzi ko ndi buveyo ndiye, nkagenda nkaryama, iby'ejo bikabara b'ejo, iby'ejo ntacyo byabaga bimbwiye. Ndangije ndagenda, aramugezeho nangira muganiriza, shaka impamvu zose zatuma ntinda, ndebe ko nava nkoze ku munwa. Ariko umutima urambwira ngo uyu muntu uri kureba nawe
arashonje, arashonje, nta cyizere afite cyo kurya. Yabwiriwe agiye kuburara, nta cyerekezo afite cy'imibereho, icy'ubuzima no kubaho no kurya ni ikibazo. Neza neza byanze, ndangije ndamureba, ndamubwira nti duhamagariye, duhamagariye ihoraho, tuyibaze kubera iki turiho, ko ari impamvu zawe, ko atari impamvu zacu, kubera iki turiho. Hari igihe ugera mu kaga ugatangira kuyibaza, hari igihe ugera mu kaga ugatangira gusenga, rimwe na rimwe ugasengana umubabaro, ubundi ugasengana umujinya, ubundi ugasenga wihata ibibazo, nyamara si uko ubihisemo ni akaga. Nibyo bihe nawe ugezemo nshuti yanjye, ariko Imana ikeneye umutima umenekeye imbere yayo. Wajya kubivuga ukibuzabuza ngo itandeba nabi, yabyumvishe ko biri mu mutima wawe, yabibonye ko wabigambiriye ko biri mu mutima wawe. Ibwiza ukuri, ariko numara kubibwiza ukuri, nawe wibwiza ukuri. Haleluya, haleluya. Ugane dusenge, turasenga. Mana, kuki waturemye ukadushyira mu isi kwicwa n'ubuzima? Mana, uratwima ibiryo kandi abandi bari kubimena, uragira ngo byirire. Mana, ko inzara ituriye tudafite icyerekezo, tujye kwiba badukubita ubuhiri twipfire. Mana, ko twashakishije byose ko byanze, dukora iki? Mana Isiraheli, twerekeze hehe ko tutabona inzira? Twihambire imisentire turyame, tudafite nayo kugura irindazi. Dutegereza ko ivuga ngo muhaguruke mujye kurya, turaheba. Dutegereza ko yadusubiza, biranga. Ndababwira nti rero, ni Imana ikiranuka, ni Imana itagikiranirwa, ni Imana idatekereza impamvu yabyo, ni Imana itagirwa inama ngo tuyibwire uko yabigenza. Reka tugende kuryama, reka tugende turyame, kuko n'uwabashakaga kuguha ikiraka muri uwo mwanya ntiwagikora kubera intege nkeya twari dufite. Ariko Yesu yaraturengeye icyo gihe, Yesu yaratwumvishe icyo gihe. Yesu yumvishe gusenga kwacu, abona ko nta bundi buzima, nta ndi mahitamo. Aciye umwanya twibukiranya ahacu hahise, twibukiranya ahacu harangiye. Turangije tureba inzu zubatse muri uyu mujyi zigeretse z'ibitabashwa, zatwaye amafaranga atari makeya. Oh haleluya. Twari turimo, twari tugiye kuryama, yari yubatse ku tuwarete, yahoze ari tuwarete, nyamara amaguru yarebaga yari hanze. Nyamara gufunga urugi, kwegekaho urugi rwari urw'ingunguru, byasabaga kuba wanje kuzinga matera. Nyamara hafi yacu hari umusore wakodeshaga, wari ufite inzu nziza cyane, kandi wabonaga tumuruta, turi bakuru ari mutoya. Kandi icyo gihe ibintu byose yari abifite, yanywaga nido, yasimburanyaga abakobwa uko abishatse, yari afite inzu nziza.
turangaguza amaso mu gitondo ama etaje ageretse, turangije twishakamo igisubizo turakibona. Kandi data we wahaye ubushobozi abantu bose bubatse izi nzu zimeze gutya, we wahaye akazi uriya musore, wowe watubeshejeho cyagiye hahise hatambutse, uyu munsi tukaba tugeze ku iherezo ry'ubuzima bwacu. Ikibazo si uko tugiye tutubatse ziriya nzu zigeretse, kuko n'abazubatse benshi ntibakiriho, n'abazubatse nabo kandi bakiriho bazagira umunsi wabo wa nyuma. Natwe uyu munsi ni uwa nyuma turi mu buzima, aho kugira ngo twandavure, katugende kuryama, twibonamo igisubizo cyo kuryama tugasinzira. Kandi niko byagenze, twararyamye turasinzira. Ariko Yesu waturengeye icyo gihe, n'uyu munsi abasha kuturengera, n'uyu munsi abasha kuturengera. Wari wagera mu kaga bikomeye, ugahamya ukavuga uti uko byagenda kose sindi bujye kwandavura, sindi bujye gusa n'abandi, ntabwo ndi bujye kwandavura. Ariko data washingiye kuri ibyo ukaturengera. Imitima yacu yanze kwandavura, imitima yacu yanze kwivangavanga, imitima yacu yanze guhinyuza ibyo twemeye. Biragatsindwa kuba uri umugabo ufite abana 3 4, ufite umugore uba mu nzu ukodesha, ariko ubu tuvugana wabuze nayo kwishyura amazi bayafunze, wenda wabuze nayo kugura umuriro we mu kizima, wabuze nayo kwishyura ibishingwe barahamagara buri kanya. Kubera iki? Wabuze nayo ugaburira abana barashonje. Umugore arakureba ati humura sheri, ariko hari ukureba akavuga ati dore uko rusa. Ubundi uri umugabo nyabaki wowe, ubundi umugabo utashobora. Bagabo bene data, bagabo bavandimwe banje, ubwo ubona bimeze gutyo, hari uyafite yabuze icyo yamaze ariko yagura indaya umusubirizo. Humura rero nawe, Yesu arabizi, arabizi ko abo bana kuba bashonje utaruhare babigizemo, arabizi ko umugore akubaha, cyangwa se arabizi ko umugore agusuzugura kubera ubwo buzima niyo mibereho. Data arabizi, si ngombwa, data arabizi, byose arabizi. Nujya gusenga ntugende wihebye, nujya gusenga ntugende wihebye, genda uvuga uti byose arabizi. Nazinduka nkahindukira nkagera imuhira nkasanga byose wabikemuye. None ko uri umugabo, hari umubyeyi turi gusengana muri iki gitondo, yabuze icyaha abana biwe, yabuze icyo agaburira abana be, nyamara hari uri kubimena, uri kunyumva muri iki gitondo. Ariko mwese isengesho ryanyu data araryumva, kubera ko uwabimennye nawe hari ikindi ababaye, hari ikindi ababaye nawe ari gusengera kigize nabi ku buzima bwe. Ndagutangariza ko kuba wariye, kuba udafite ikindi kibazo cy'amadeni, kuba udafite ikibazo cy'amafaranga, ariko hari ikindi kibazo cyabaye gishakwe mu mutima wawe, ntago data ari bubyirengagize, nta na kimwe data ari bukuzize. Data arumva gusenga kwawe wa mubyeyi we, data arabona agahinda kawe wa mubyeyi we, arabizi kurarurira, erega arabizi kurarurira, arabizi inyuro za bakeba bawe bagucyurira, arazizi, arabizi agahinda ufite arakazi,
arabizi agahinda uterwa n'ibyo ngibyo byose. Erega nubwo benshi baburaye babuze icyo barya, wowe urabifite ariko kubimira byarakunaniye, no kubimenamo amarira rugeretse. Uyu munsi biragukomereye, uyu munsi birakugoye, uyu munsi birakuruhije, uyu munsi ubiburiyemo amahoro, uyu munsi ubiburiyemo amahoro. Data arabizi kandi nawe arakurengera nk'uko yarengeye njyewe, arakurengera nk'uko yandengeye, arakurengera nk'uko yarengeye abandi bari kunyumva muri iki gitondo. Hari abafite amashimwe. Erega ibyo urimo urabura, ibyo urimo urasengera, ibiguhangayikishije, hari benshi babifite, hari benshi babisubijwe, hari benshi bamaze kubyakira, hari benshi babyicayemo nk'ibisubizo. Wabuze umwana imyaka ibaye 10 n'ingahe? Imyaka ibaye ingahe inshuti yanjye? Imyaka ibaye 20 hafi n'ingahe? Imyaka ibaye 10 n'ingahe? Warashatse, byose warabibonye, warashatse, byose warabibonye. Ugeze mu rugo uricara, utegereza umwana, uramubura. Data atanga abana, natwe niwe wadutanze, natwe niwe waduhaye urubyaro. Data atanga urubyaro, yiteguye kuguha abahungu n'abakobwa. Ni igihe kitaragera. Ndabizi ko bakwita amazina, ndabizi ko iwanyu iyo washatse bakwita amazina, bazi ko waje guca umuryango. Ariko wa mugabo uri kunyumva, uwo mugore wawe yaragukunze, ni ukuri kw'Imana yaragukunze pe. Yafashe umwanzuro aravuga ati ngiye kurongorwa na runaka, yemera kwitwa umugore wawe. None uyu munsi bari kumujujubya ureba, ibaye ngombwa nawe ugiramo uruhare. Ariko reka nkubwize ukuri, uyu mugore yagukunze neza neza yamara amaje. Wakabaye bimwubahira, wakavuga uti nibyo koko urubyaro n'Imana irutanga. Mugore wanjye, nta mpamvu yo gutandukana nawe, nta mpamvu yo gusenya urugo rwacu. N'uwo nakwirukankamo najya kubyara, nagerayo bikanga, cyangwa nkahuraho n'ibindi bibazo. Mugore wanjye uri agaciro, my queen, my darling, my sweetheart. Ntabwo nagusiga ngo gende, nzagumana nawe kugeza igihe Imana izaduhera umwana w'umugisha. Kugeza igihe Imana izaduhera umwana w'umugisha. Nkwiye kukubahisha muri rubanda, sinkwiye kugusuzuguza iwacu, kabone nubwo hari amajwi anyongorera. Bazagumana ibyabo, nanjye nzagumana ibyanjye. Fata umwanzuro nk'umugabo. Data azashigikira uwo mwanzuro, azakugirira neza. Kandi umunsi muzabona umwana, ntabwo uzaba ufite ipfunwe ko wataye umugore wawe, ntabwo uzaba ufite ipfunwe ko wajujubije umugore wawe. Oya, oya, oya. Erega uwo mugore nawe ntiyiyanze. Erega ntawe wari ufite uburwayi, hari n'igihe ari wowe urwaye, cyangwa se nimurarwaye muri bazima. Ni Imana mutegereje kwibaho umugisha. Data asura urwo rugo, data asura uwo muryango, agenda netararize, agende yica amajwi yose aza mu matwi yanyu, aya bene wanyu, aya inshuti zanyu, ayababwira kujya kugerageza ngo mushake umuti. Ngo runaka ngo ntiyashatse umuti, ngo urabona bitarakunze. Ayoe, barakubeshyaho gacwa, baragushuka. Twanyuze mu bihe bikomeye, twanyuze mu muriro waka, twanyuze ahantu bikomeye, twageze ahantu bikomeye, twabonaga nta cyerekezo. Twari duturanye n'abantu bafite amafaranga, twari duturanye n'abantu bayafite, ariko kwiga amashuri biratunanira. Nawe ni uyu munsi bimeze. Twari duturanye n'abantu bafite amazu meza, bafite naho barazi ibikoresho, bafite aho barazi imbwa zabo ziryama neza, bafite aho baraza
imyanda, hasa neza, twifuje kuharara turahabura, ariko uyu munsi data yaturebanye amaso y'imbabazi, atari uko twakiranutse. Benshi harago bavuga ngo Mana naragukoreye, ngo nyitura. Ngiye ntabyo nabonye nakoze, nakabaye mbwira Imana ngo nyiture. Nambabeshye pe, ni imbabazi zayo. No kuri kose simbabeshya, ni imbabazi zayo nabonye. Ngo Mana ngo nago nakorwa n'isoni, ngo naragukoreye. Byose ni imbabazi zayo nabonye. None se nge nari kwereka ihe mirimo, ngo twamanutse imisozi, ngo duterere imisozi. Nigeze kujya gusura umukozi w'Imana umwe. Icyo gihe nigaga muri primaire byaranze, noneho genda gusura umukozi w'Imana. Ari ukuntu bajyaga bimura abashumba bakabakura mu karere kamwe bakabajyana ahandi kujya kuba abashumba b'amatorero. Noneho umushumba nari muzi, wenda wasanga ari kunyumva, ndamusuje cyane. Eugene n'umuryango we Rwagitima, Imana ibahe umugisha. Noneho ndagenda ndazinduka, maze kuzinduka njya aho yari atuye. Mpageze yahagiraga inka, bampa amata, bari banzi, bashyira mu kajerekani, mu kabuni ka litiro 15, ndayikorera. Ndagenda ngeze ahantu bamwe habaga ubunyereri, ndagwa. Nari muto ndabyibuka. Amata amanuka ku musozi mu kajerekani, agenda yibarangura. Ndahuma, ndavuga se ntago ndi bugeyo, se ndageraho njyanye akajerekani gusa nta mata mbashyiriye. None saho navuyeho ndasubiraho mbabwire ngo amata ngo ntayo. None se nitahire byose mbyihorere? Ngira ngo sinzi, icyo gihe hari nta na telefoni zabagaho ngo bahamagare. Ariko Imana ni nziza kweri. Kandi nari nkumbuye kujya aho kwa mushumba, kuko iyo najyagayo yabaga nyine nabagezeho nkarya neza, wenda nkirira neza. Nari nkumbuye kwirira neza. Ariko nanone nkatekereza ko nimpava, rero dufite abantu nabo ntazi uko bameze. Wasenga abango, ariko uyu nawe ngo ari gusengera se ngo birakenewe, bakigira abasirimu cyane cyane. Ariko namane umubembesha, uzi ukuntu yari abembye. Nawe ufite ikibembe cyawe, girayo. Reka abantu bashime, nawe ufite ikibembe cyawe, gira hirya rwose. Uhita ubuza gushima iby'Imana yadukore. Haleluya. Nyamara icyo gihe Imana ni nziza. Marayika aragenda afata ka kabuni, amata ntiyagira icyaba, hari ubunyereri bwinshi cyane. Icyo gihe ndibuka ko nasaga nabi. Ndagenda amata asanga nta kintu yabaye, ntago yangiritse. Umufuniko w'akabuni ntago wavuyeho. Nshima Imana. Rwari urugendo nashobora kugenda amasaha atari munsi y'10. Hari kure ku buryo bushoboka. Nzamuka imisozi, manuka imisozi, ntambika. Ariko Yesu wagize neza kusa biramaze. Yesu kusa no kuteye biramaze, kuko kamere yawe n'urukundo n'imbabazi.
nawe uyu munsi data yakurengera nshuti yanjye. Icyo gihe nagezeyo nabaye akavura ivundi, ndasa nabi, babwira ibyambayeho, ndabwira niyo nza gusanga ntayarimo yashizemo, n'iki nari gukora, byari kugenda gute? Ariko ibyo barabyumva kuko bayabona hari. Ese iyo biba byabaye, ariko nawe nubwo utumvisha ibindi nshatse kuvuga, ariko nkubwira imirimo y'Imana ikomeye mu izina rya Yesu. Nari gusobanura iki? Yesu yaraturengeye umunsi turi abahamya by'ibyo yakoze ku buzima bwacu. Yesu yaradutabaye turahamya ibyo Yesu yakoze ku buzima bwacu. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro nshuti yanjye. Ndabizi kuri guca mu bihe bigoye kandi bikuvunnye bikuruhije. We yanyandikiye ati ndi umukobwa w'imyaka 38, aho bigeze ndumva kwihangana byanze, nkeneye umugabo, none urakora iki? Kutarajya kumwiha. Bahungu bubu nabo kuko bareba abakobwa ngo bafite amafaranga, iby'iki gihe nabyo byaranshanze nanjye. Ngo urayafite cyangwa ntafite? Iturize igumira aho ngaho, Yesu azahagusanga. Wayagira utayagira, iturize ugumaho, Yesu azahagusanga. Natwe yaduhaye abagore, ubwo nawe azaguha umugabo. Hari uzaza rwose avuga ati uwo niwe nkeneye, mu izina rya Yesu Kristo. Data turagushimye kugize neza nanone muri iki gitondo, wongeye kunezeza imitima yacu atakiguzi twatanze, wongeye kutwishimisha nanone, uduhaye ihumure mu mitima, uduhaye inkomezi, nta na kimwe cyari kudukomeza, kuko turashonje kandi bene wacu bariye, kuko twambaye ubusa kandi bene wacu barambaye, kuko twasohowe mu mazu kandi bene wacu bafite amazu menshi, kuko twaraye mu mazu yacu meza y'ibitabashwa dufite amafaranga, ariko twararanye agahinda n'umubabaro nta wundi wabitumara. Ariko kuko twaraye tutariye kandi ibiryo tutabibuze, ahubwo imibiri yacu yatunaniye, kuko twabonye ayo kujya kwivuza ariko twanze gukira. Niko byagenze. Twabonye abagabo kandi b'imfura b'abana beza uyu munsi, kuko twatanze urukundo rwacu tukaruha abantu, ariko bakadukomeretsa imitima yacu ikaba ari ibisenzegeri. Kuko twifuje urubyaro tukarubona, kuko twifuje urubyaro tukarubura, ariko uyu munsi tukaba dufite ibyiringiro ko tuzarwakira, tuzabona umugisha w'abana. Kuko twabuze ababyeyi tukiri bato, tukabipfubya ukadukuza ukaturera, cyangwa se kubera ko twakuranye n'ababyeyi bacu uyu munsi tukaba tubasha kubona icyo dukeneye cyose, ariko imitima yacu hari ibyo ikeneye, ariko hari ibyo tubuze kandi dushaka. Kuko twagerageje amahirwe yo gukora ibizamini tugatsindwa, ariko ko twagerageje gushaka akazi bikanga, ubushomeri bukaba tuzengereje. Ariko niki muri iki gitondo cyasimbura urukundo dukunda, kwari rwo ruri hejuru ya byose, kwari rwo ruhebuje byose? Niki cyasimbura impano utanga, impano y'amahoro mu mitima, ko tubonye benshi babuze amahoro mu mitima? Data umugisha igihugu cy'u Rwanda, umugisha umuntu wese ku mudugudu ahatuye, umugisha umuyobozi w'igihugu cy'u Rwanda n'umuryango we, kandi umugisha abayobozi bose b'igihugu kugera mu nzego zibanze, umugisha impande zose, abari hanze y'igihugu n'abari mu gihugu, umuntu wese abere bandi umugisha. Urakoze kugize neza, izina ryawe rishirwe hejuru ya byose, buri wese umurengere ku rwego rwe mu izina rya Yesu. Amen, amen. Reka mwese mbashimire, Imana ibahe umugisha kandi Imana ibagire neza aho twasenganye muri iki gitondo. Data akomeze kubahira kandi Data ahira imitima yanyu. Bafite amashimwe y'ibyo Imana yakoze dufatanye gushima, bafite ibyifuzo mwitegure ko Data bisubiza. Muhabwe umugisha n'Imana, munyemere tuze kumva ijambo ry'Imana mwese, kuko Data aricyo aduhaye muri iki gitondo. Niba nawe uyu munsi wakira ishimwe cyangwa uvuga ibyo Data yakoze, cyangwa ukeneye gusengana natwe iyo twibatuye mu gitondo,
tuba dufite gurupe duhuriramo tukibatura tugasenga tugakubita ibyifuzo hasi, data azaduha amashimwe mu mitima